Shalom shalom, turagushimiye wowe udahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Turagushimiye kandi wowe ubasha gukurikira iki kiganiro iyobokamana n'ubuzima. Ni ikiganiro twibanda ku nkuru zitandukanye zagufasha mu rugendo rugana mu ijuru. Twibanda mu gusoma ibitabo bitandukanye, harimo inama nyinshi cyane zagufasha mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bintu bigera ku 8 ushobora gukora ukazabasha gukomeza uru rugendo udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Uzana inkuru nziza nkubwira ngo muri ubu buzima ntabwo uri impanuka, ntabwo waje kubw'impanuka, ahubwo waje ku mugambi w'Imana. Ese ni iki wakora kugira ngo ubashe kubasha gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ntucibwe ibi bintu bigera ku 8. Ndabizi neza ko biragufasha. Ni inama zahinduriye benshi ubuzima, ni inama zahinduriye benshi amateka. Nawe ushobora kuba wari waracikanwe. Nyemerera tubashe gukomeza twumve icyo izi nama zitubwira. Njyewe ukugezaho kandi nkagutegura iki kiganiro, amazina yanjye ni Evangeliste Mugema Dieudonné, kandi nkagushimira wowe ukomeza kwana natwe umunsi ku wundi, wowe kandi subscribe ku Rokobo TV, kandi ni inkunga ikomeye kuba watanga like ukanasharinga ibi biganiro kugira ngo bigere kuri bene data bari mu bice bitandukanye bose, abari mu Rwanda, abari mu ntara enye zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese reka twizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Umwami Yesu Kristo akomeje kubana namwe kandi akomeje kubatiza ubuzima. Tugiye gutangira turebera hamwe izi nama zishobora kudufasha, zishobora kutwungura byinshi mu buzima kugira ngo dukomeze urugendo rw'umuhamagaro, tutabashe gutsindwa n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Icyambere, nta kintu Imana ijya ikora itunguwe kandi ntijya ikora amakosa. Iba ifite impamvu ya buri kintu irema. Iyi nama ni inama itubwira ko nta kintu na kimwe Imana ijya ikora itunguwe, cyangwa se nta kintu kibaho muri ubu buzima ngo Imana itunguwe, ngo kandi ngo nta n'ikintu na kimwe Imana ishobora kurema ngo ikiremere mu ikosa. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi cyane bajya bibaza ku buzima bwabo, bakibaza ubuzima bacamo, bakibaza n'impamvu y'ubuzima wayemo. Ariko ndagira ngo usobanukirwe neza ko kuba wararemwe ntabwo ari ikosa, ahubwo hari impamvu, cyangwa se hari impamvu Imana yakuremeye ubuzima. Ndagira ngo ubwire ngo ntabwo uri impanuka muri ubu buzima. Inama ya kabiri, cyangwa se ikindi kintu cya kabiri wamenya, tekereza mbere yuko irema isi. Iki ni ikindi kintu cya kabiri ushobora gutekerezaho. Birashoboka ko wenda ujya utekereza ariko ukabona mu mpande zawe ntabwo urimo urasobanukirwa neza, ariko nagira ngo ubwire ngo mu bitekerezo by'Imana bitugaragariza neza ko Imana yagutekerejeho mbere yuko irema isi. Ndagira ngo ubwire ngo ongera witekerezo, uvuye ngo nanjye nari mu mushinga w'Imana, cyangwa se nari mu bitekerezo by'Imana, kabone naho none bishobora kuba bitameze neza, ariko uvuye ngo hari impamvu Imana yanekerejeho. Impamvu Imana yagutekerejeho rero ni ukugira ngo uzasohoze ibi bintu ngiye kukubwira. Waremewe kuba umukundwa n'Imana. Ati Imana yarakuremye kugira ngo ijye igukunda. Bivuze ngo mu rukundo, cyangwa se ushushanyije urukundo rw'Imana. Birashoboka ko ni ibintu bikomeye cyane, sinzi niba tubyumva kimwe, ariko birashoboka ko mu rukundo hasobanuyemo byinshi, hasobanuyemo ubuzima. Bivuze ngo mu rukundo rw'Imana, mwene data, nawe wari mu mushinga w'Imana, cyangwa se wari mu muhamagaro w'Imana, wari mu buzima bw'Imana. Mbere y'uko Imana irema urukundo, nawe wari mu rukundo rw'Imana. Waremewe urukundo, waremwe nk'urukundo, ugenda nk'urukundo, jya utekereza mu rukundo, jya ubaho mu rukundo, jya ubasha kubaho ubuzima bwose uri mu rukundo. Ikindi kintu gikomeye cyane, ikindi kintu cya gatanu, ni ikitubwira ngo ariko hariho Imana yakuremye ifite impamvu. Ati nicyo gituma ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye. Hari impamvu. Iyo bavuze ngo hari impamvu, bivuze ngo hari impamvu ikomeye Imana yakuremye. Rero impamvu ikomeye Imana yakuremye
yakuremye ngo ni ukugira ngo uzasohoze imigambi Imana yashyize muri wowe, ni ukugira ngo uzasohoze icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Imana ikurema yari bizi neza ko iremye ikintu cy'agaciro, yari bizi neza ko iremye umuntu w'agaciro. Ndagira ngo mbwire ngo uri agaciro mu buzima, uri agaciro mu mibereho y'Imana, uri ubuzima mu buzima bw'Uwiteka, mbese uri imibereho mu mibereho y'Imana. Uko bizagenda kose ubuzima waba ubayeho bwose ushushanyije ubuzima bw'Uwiteka, ushushanyije imbaraga z'Uwiteka, ushushanyije kubaho kw'Imana. Mbere yuko dukomeza katurebe neza icyo Bibiliya yo ibivugaho. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 44 umurongo waho wa 2 dusome ijambo ry'Imana twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Ijambo ratubwira ngo ndi umuremyi wawe, ati natangiye kukwitaho, ati uhereye ukiri mu nda ya nyoko. Bibiliya ibigaragaza neza nayo ko mu mugambi Imana yari ifite, ati ndi umuremyi wawe, ati natangiye kukwitaho, ati uhereye ukiri mu nda ya nyoko. Bivuze ngo na mbere yuko usohoza ku isi Imana yari izi ko ubuzima bwawe buzabaho. Na mbere yuko uca muri ibyo byose Imana yari bizi neza ko uzahura nabyo. Ariko ndagira ngo usobanukirwe neza, ukomeza urugendo rw'umuhamagaro birasaba ko ukomeza kugendera mu muhamagaro w'Imana, birasaba ko ukomeza kugendera mu bushake bw'Imana. Ikindi kintu cya gatandatu biratubwira ngo uri we, ati kubera impamvu, ati uri agaciro ku mugambi uhambaye. Mbese uri uwo uri we. Ndagira ngo wiyaturireho aya magambo, uri uwo uri we, ati kubera impamvu. Bivuze ngo hari impamvu waremwe, hari impamvu uri mu buzima, hari impamvu ubayeho. Bivuze ngo hari agaciro gakomeye Imana yashyize mu buzima bwawe, ngo uri agaciro ku mugambi uhambaye. Mwene data, aya magambo arakomeye, ngo uri agaciro gakomeye ku mugambi uhambaye. Wowe uri umushinga udasaza, uri umushinga utarumba kubw'ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Mwibutse wowe ukomeje kubana natwe, iki kiganiro cyitwa iyobokamana n'ubuzima. Wameze kukwibutsa kuba wakanda subscribe, ugakanda like na share, ukabasha no gusangiza ubutumwa bene data. Kandi wifuza ko ari n'izindi nama cyangwa se ibindi bitabo bitandukanye twazabasha gusoma, kugira ngo bene data bakomeze kuryoherwa n'ubuntu bw'Imana, bakomeze gusobanukirwa uburyo ki bakwitwara mu rugendo rugana mu ijuru, wazatwandikira muri komenti. Ahasigaye tuzadusubiza komenti zanyu, kandi Imana igumugisha wowe ubasha gukurikira ikiganiro ukagisoza. Imana ikomeze kukugirira neza. Ikindi kintu gikomeye cyane ni uri uw'igiciro kandi waremwe mu buryo bwihariye. Uri uw'igiciro cyinshi kandi waremwe mu buryo bwihariye. Mugabo mugore w'inyamibwa yaguhanze. Bivuze ngo sinzi niba dusobanukirwa neza, izi nama ni inama zikomeye cyangwa se ni amagambo akomeye atugaragariza uburyo ki tudakwiye kwisuzugura, atugaragariza uburyo ki urukundo rw'Imana ruhambaye ku buzima bwacu, atugaragariza uburyo ki turi ab'agaciro ku mugambi w'Imana, atugaragariza uburyo ki tutaje nk'impanuka nk'uko bamwe mushobora kuba mubitekereza. Ntabwo ubuzima urimo none ari igisobanuro cy'umugambi Imana yagushyizemo, ahubwo igisobanuro cy'umugambi Imana yagushyizemo nicyo Imana yaremeye muri wowe, cyangwa se n'ibyo Imana yakuremeye kuba byo. Birashoboka ko none utandukiye cyangwa se watandukiye umuhamagaro w'Imana, ariko komeza umuhamagaro w'Imana unatekereza ku mpamvu y'ubuzima Imana yashyize muri wowe. Ikindi cyangwa se gishobora kugufasha mu rugendo, gishobora gutuma usobanukirwa, gishobora gutuma umenya, ugasobanukirwa neza ko utaje kuri iyi si nk'impanuka, utaje mu buzima nk'impanuka, nuko Imana ifite ubuzima bukomeye muri wowe. Ikindi, uko usa kose bigira imvano. Ati yakubumbye ntiyibeshye. Igihe igusobeka ukiri iyo mu nda, ukavuka uri uko yagennye kuko uba. Bivuze ngo uko
Imana yari yaratekereje kuzakurema, uko Imana yari yaratekereje kuzakugira uwo ishaka kuzaba we, uko Imana yari yaratekereje kuzakugira uw'igiciro. Bivuze ngo ntabwo byigeze bitungura Imana, ahubwo byaje nka siripurize cyangwa se byaje nk'ubuzima Imana yashakaga gushyira muri wowe. Ariko hari igihe usanga hari ubuzima Imana yadushyizemo ugasanga turatandukiriye, dushatse guca mu zindi nzira Imana itaturemeye. Mwene data, tunga umutima unezeza Imana, ugendere mu muhamagaro w'Imana. Icyanyuma aricyo gikomeye kuruta ibindi byose ni iki kitubwira ngo bya bindi byose byakubayeho Imana yawe yari ibizi, yariranye nawe ubwo wari ubabaye, nyamara byose bifite intego yo gutunganya umutima wawe ngo ufate isura yiyaguhanze. Bivuze ngo ni ikintu gikomeye cyane ugomba gusigarana. Bivuze ngo muri uru rugendo rw'ubuzima ibikubaho byose cyangwa se inzira ucamo zose nta cyatunguye Imana, ntabwo byaje kubw'impanuka, ahubwo Imana yari bizi ko tuzahura nabyo, yari bizi ko aya masaha uzaba urimo urakurikira iki kiganiro, yari bizi ko aya masaha uzaba urimo urumva ubu butumwa. Ni inama zikomeye cyane aho tuzakomeza kugenda twifashisha ibitabo byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo mbwire ngo ntabwo waje kubw'impanuka, ahubwo waje ku mugambi w'Imana. Ntabwo watunguye Imana, ahubwo Imana yari bizi ko uzaba uri muri iyo kondisiyo, kandi ni nayo izi uburyo uzasohoka muri uwo mwanya uhagazemo. Ubuzima urimo none si igisobanuro cy'uko uzaba umeze ejo. Ubuzima uhagazemo none si igisobanuro cy'ubuzima abantu bakwifurije. Ubuzima uhagazemo none si igisobanuro cy'ubuzima isi ikwifuriza, ahubwo ubuzima uhagazemo none ni igisobanuro cy'uwo Imana ishaka kuzakugira we mu minsi iri imbere. Ntukite ku byo abantu bakuvugaho, ntukite ku byo abantu bagutekerejeho, ntukite ku magambo yaturutse mu kanwa k'abantu benshi batandukanye, ahubwo uzite ku ijambo ryaturutse kuri nyir'ukurema ijambo. Ibindi byose bizashira, ariko abari mu muhamagaro w'Imana kabone naho byose bizabura, barabizi neza ko babikiwe ubugingo, barabizi neza ko bazagaburirwa ifunguro ridasanzwe. Iryo funguro nta rindi ni ukuzahabwa ikamba rirusha andi makamba yose. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ubuzima buzima, mukomeze kuryoherwa n'ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ineza y'Imana, urukundo, gufashwa no kuyoborwa n'Umwuka Wera bikomeze kuganza hagati muri mwe, kandi tugushimira wowe wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Nimba hari icyo wifuza ko twazaganiraho, wazatwandikira muri komenti, kandi wifuza kudukurikira ku mbuga zose dukoresha, yaba YouTube ni Uwarokowe TV, kuri TikTok ni Uwarokowe TV, kuri page yacu ya Facebook naho ni Uwarokowe TV. Wifuza kandi kubana natwe mu buzima busanzwe, WhatsApp ni 0783278754. Shalom, shalom, shalom. Mwami Yesu akomeze kubahaza ibyiza, akomeze kubahaza uburame, kandi azatugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Ciao, ciao, ciao.